ndabibabwira ndi revera pasiteri sinzabyara umwana w'umukristo ngubwo ndi revera pasiteri yego amaraso wavukanye yo gufasha mu bindi ariko ndiyo gufasha kuba umukristo abantu bazabigira ukuntu umuntu yo kwigira uwatari we umuntu yoreba uko yifata umuntu yohenda abantu ariko kubwire ko udashobora guhenda Imana woshobora kwigira pasiteri woshobora kwigira umuhanuzi woshobora kwigira umuyumbi woshobora kwigira umuvugabutumwa ukomeye woshobora kwigira igitangaza ariko ntiwakwigira umwana w'Imana tugira abagabo benshi bagiraga itegeko mu ngo zabo icyo yavuze ntakozwe ku ihame umurongo yatanze akaba ari umuryango w'ugenderaho ariko ntiwaba umunyetegeko guhindura umuryango wawe ubagira abakristo abantu bari mu kubikora umuntu wari mu kumara kuba pasiteri kubera kuko ari itegeko nyine rya rwa rusengero rwiwe agafata madamu akamwumviriza agafata umuhungu wiwe mukuru akaba kontabule agafata umukwe wiwe akamugira umuntu ushinzwe iyindi development ariko ushobora kubahereza iyo mirimo ariko ntubahindure kuba abakristo yewe wambaza definisiyo y'umugisha muke navuga ngo ni umuntu utagira Yesu mu buzima bwiwe si amafaranga si amazu si amamodoka ku muntu kubaho mu buzima bwiwe atagira Yesu uwo muntu tujuru agomba kwiyumva ko ari umunyamuhanya hari amagambo Yesu yasengeye itorero aravuga ngo mana haleluya aravuga ngo ubejeshe ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri hari ikindi kiza cyeza abakristo reka tunavuge nini abakristo badasoma ijambo ry'Imana ntibagira umwanya wo gusenga ariko n'ubundi bari bakomeye dushimiye Imana ko tubonye umwanya mwiza wo kuba imbere yayo no kuganira ijambo ry'Imana dushimiye Imana yaturinze twese n'ababyeyi bacu tukaba tugeze kuri uyu munsi rero twifuje ko ababyeyi bacu batuganiriza ku ijambo ry'Imana ndetse baganiriza n'abazadukurikira bose muri iki kiganiro rero ngewe uvuga nitwa Miseke Jolie tukaba tugiye kuganirizwa n'umubyeyi wacu kuri topiki ivuga ngo umukristo nyakuri rero tugiye gutangira turabanza twiragiza Imana muri iyi gahunda kugira ngo Imana ibane natwe muri urwo rwego rero turaha umubyeyi wacu umwanya asenge narangiza gusenga arahita akomerezaho n'ubundi akomeza tuganirize kuri iyo topiki twifuje kuganiraho cyangwa se twifuje ko tuganirizaho murakoze cyane Uwiteka Mana yacu ishobora byose tuguhaye icyubahiro n'amashimwe menshi muri aya manywa y'uyu munsi tugushimiye ibyiza uhora udukorera Mana dushimiye ko n'uyu munsi twabonye ukuboko kwawe turi ni imbere y'amaso yawe tugeze mu mwanya wo kuganira ijambo ryawe tuganirize twebwe tugiye kuganira uganiriza abatwumva ababifitemo ubushake abatabufite ububashakemo kugira ngo ijambo ry'Imana rigire icyo rihindura mu buzima bwacu turagushimiye kuri Imana ikunda kuduha ibyiza kandi ukabinyuza mu ijambo ryawe gasanira abantu bose duhurira kuri uru rubuga abumvira ijambo ry'Imana rigira icyo rihindura mu buzima bwacu Mwuka wera bituyoboremo kuko ubwacu ntacyo twashobora gukora tutagufite Mana niba utwishimiye ubane natwe utuyoboze ukuboko kwawe ubwiza bw'Imana bubane natwe amagambo yawe atari ugupfa kuyumva gusa ahubwo tujya dukora iby'iryo jambo nk'uko umugaragu wawe Yakobo yavuze turagushimiye ko biduhereye ubuntu izina ry'Imana nkuru rihabwa icyubahiro tubisenze mu izina rya Yesu amen
dutangira natwe turashima imana y'ubuntu ituboneye umwanya mwiza wo kuja hano kuri uru rubuga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana rero yabikoze ihabwa icyubahiro, tunashimira n'abana igitekerezo bagize bakiyumvisa ko ari ngombwa ko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza. Ubu ni bwo buryo busigaye abantu baganiriraho, abumva bakumva, bakizwa bagakizwa. Rero turashima Imana yaduhaye ikoranabuhanga. Imana yacu ibiherwa icyubahiro. Turashimira umunyamakuru wacu nawe twiyambaje kugira ngo iki gikorwa tuzakigereho, akatwitabira. Ubu tukaba turi kumwe nawe kugira ngo hanyuma tuze kuganira icyo Imana yadushize ku mutima. Imana rero itanga umugisha ku bumva bakabigiramo umwete. Imana yongera iganirize abantu baza mu ijambo ry'Imana bakiziba amatwi, bakumva ko batabibazwa kandi nabo ari ibyabo. Hari abantu Satani yanyeze ubwo bushobozi kuko umunsi ibintu byangirika muri Edeni, no kumva kwarangiritse mu bindi. Ariko rero igituma tuganira ijambo ry'Imana no kugira ngo ibyo byangiritse byongere bigaruke. Kuko batanze umutwe w'ijambo turi buganire, twakeneye kuganira ijambo cyangwa baduhaye kuganira ijambo hejuru yo kuba umukristo nyakuri. Umukristo nyakuri hari ibyo abantu barimo kwitiranya n'ubukristo. Ubajije umuntu wese w'umunyafurika hafi aho nagiye ngera, bose abantu bazi ko ari abakristo, kuko nta muntu utagira aho asengera. Ubwo rero ahita avuga ati nsengera hawe ku rusengero runyanaka. Icya kabiri, narabatijwe mu mazi menshi. Icya gatatu, ndi umuririmbyi cyangwa nahawe inshingano. Ibyo bintu rero abantu bagenda babyuririraho bumva ko ubaye uwo aba yabaye umukristo. Ariko kuba umukristo ni ijambo ryihariye ritandukanye n'ibyo. Umuntu yoshobora kuba umwe muri abo twavuze, ndetse akagira n'impano ikomeye, akagira n'izina ryubatse, ariko ataraba umukristo. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana dukura hano mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Tuze kumva umukristo nyakuri, uburyo umuntu azahinduka akaba umukristo, ikimutera kuba umukristo aricyo duheraho. Ngaho umusomyi wacu nadufashe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Twumve ijambo ry'Imana. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo icakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Amen. Nanone dukomeze mu Bikorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 16 n'uwa 17. Abikorinto ba kabiri 16 ibice 5 umurongo wa 16 ukomeze n'uwa 17. Ibice 5 umurongo wa 16 n'uwa 17. Haravuga ngo nico gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none ntitukimutekereza dutyo. Yego. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icari mwigisha. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Amen. Twavuze ko icyo turi buganire ari uguhinduka umukristo nyakuri.
umukristo nyakuri. Ibintu bizana ubukristo, intambwe ya mbere Bibiliya zitubwira hariya mu gitabo cya Biroma ibice 10 umurongo wa 17. Bibiliya iratubwira ngo nukumva. Paulo yandikiye Biroma arababwira ngo kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ikintu kiza gifasha umuntu guhinduka umukristo nukumva. Imyumvire iyo ihindutse umuntu arahinduka. Ikindi cya kabiri nanone gifasha umuntu kuba umukristo, iyo yumvise atera intambwe ya kabiri. N'iriya Bibiliya yavuze ngo ni ukwizera. Kwizera kuza kuzanwa no kumva. Iyo ni intambwe ya kabiri umuntu azatera kugira ngo abe umukristo, arizera. Intambwe ya gatatu umuntu atera ngo abe umukristo, Bibiliya itwereka ko ari ukwihana. Usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19, wa munsi Petero akiza cya Kimuga na Yohana ku rusengero rwitwa Rwiza, habaye ibibazo byinshi n'ibiganiro byinshi, ariko ntabwo ari byo tugiye kuvuga. Ariko abantu birabayobera, bayoberwa icyabaye. Pawulo ababwira ijambo iri tuvuze rigira gatatu riza rifasha umukristo kugira ngo umuntu ahinduke abe umukristo. Pawulo arababwira ngo mwihane, ibice 3 umurongo wa 19, muhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe, nibirangira iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Nukuvuga ko iyo umuntu amaze kwizera, kindi kiza kimufasha agomba kwihana. Kwihana ni ugukora iki? Kwihana ni ukuva mu byo wabagamo, tubivemo gusa ukabireka, ukabiheba. Biriya wabagamo, biriya waza gukora uzi ko bitanezeza Imana. Iyo wabaye umukristo, iyo umaze kwizera, urwana intambara yo kwihana. Aho umuririmbyi yavuze ngo si ubuhanga cyangwa ngo ucishe mu bwenge, ni ukwanamuza ukavuga ko uri umunyabyaha imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu ukatura. Kwatura gusa ntiguhagije, ariko no guhindukira ukabireka. Intambwe ya 4 rero ni uguhinduka. Umuntu adahindutse ntashobora kuba umwana w'Imana, ntashobora gukizwa keretse ahindutse. Ni nacyo dutindaho cyane. Usomye igitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2, Paulo yabwiye Abiroma ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, kimwe nawe duhaye twinginga uyu mwanya turiko tuganira, ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Paulo aravuga ngo niko gukorera Imana gukwiriye. Mu yandi magambo, iyo abantu bataritanga ngo babe ibitambo ku Mana, bajya bakora ariko bidakwiriye. Umurongo wa 2 Paulo arababwira ngo muhinduke rwose, muhinduke rwose, kandi ngo mugize imitima mishya. Naho hari ikiganiro cyacu, umuntu kuba umukristo ni uguhinduka rwose akagira umutima mushya. Twasomye ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo uwo ni Umwami Yesu wabivuze, Yohana nawe arabyandika. Bibiliya yatubwiye ngo icyo akora, uturutse ku murongo wa 11 harimo amagambo avuga ngo Yesu yaje mube, abiwe ntibamwemera. Bibiliya zitubwira ngo abayuda bamushira ku ruhande ndetse bamugira umwanzi wabo, ariko ahindukira abanyamahanga. Twebwe duhe tuganira uyu mwanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aravuga ngo icyo akora bamwemeye, bo b'abayuda, bo b'abanyamahanga. Icyo Imana yakoze, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana.
twavuze ko igihindura umuntu kuba umwana w'Imana ari ukumva, ari ukwizera, ari ukwihana, ari uguhindukira. Buriya rero iyo umuntu yemeye hanyuma akizera, Imana imuha ubushobozi, Imana ihita imubyara akavuka ubwa kabiri. Iyo dusomye hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye bene wabo, igice cya mbere umurongo wa 23, harimo amagambo avuga ngo twavutse ubwa kabiri. Mu kuvuka ubwa kabiri tubyarwa n'imbuto itabasha kubora. Ni ukuvuga ko imbuto yatubyaye mbere ni imbuto ibora, ariko iyo tuvutse ubwa kabiri tubyarwa n'imbuto itabora. Iyo mbuto itabora Bibiliya ikatubwira ngo niki? Ni ijambo ry'Imana. Reka rero dukomeze turebe ko abizeye bahawe ubushobozi. Bahawe ubushobozi. Umurongo wa 13, Umwami Yesu aravuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso, abo ntibabyawe n'umubiri, ubushake bw'umubiri, abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo. Ngaba abakristo dufite benshi muri iki gihe uri mu gusanga barabyawe n'amaraso. Uti gute? Umwana akavuga ati nje nasanze iwacu basenga, iwacu ni kwa pasiteri, ngiye wabibabwira ndi revera pasiteri, sinzabyara umwana w'umukristo ngubwo ndi revera pasiteri, nuba bishop, nuba apotre, n'ubundi wese tushobora kubyara umwana w'umukristo. Hari icyo asabwe kwemera, akizera, akavuka ubwa kabiri, agakizwa, akaba umwana w'Imana. Ubwo rero hari abantu tugira mu nsengero bazi ko babyawe n'amaraso, bazi ko ari urubyaro rwavukiye mu matorero, mu ikanisa, ariko ntibiguhindura icyo Umwami Yesu aragihakanye. Yego amaraso wavukanye yo gufasha mu bindi, ariko ntiyo gufasha kuba umukristo. Cya kabiri Bibiliya itubwiye si ubushake bw'umubiri. Abantu bazabigira ukuntu umuntu yo kwigira uwatari we, umuntu yoreba uko yifata, umuntu yojijisha, umuntu yohenda abantu, ariko nkubwire ko udashobora guhenda Imana. Woshobora kwigira pasiteri, woshobora kwigira umuhanuzi, woshobora kwigira umuyumbe, woshobora kwigira umuvugabutumwa ukomeye, woshobora kwigira igitangaza, ariko ntiwakwigira umwana w'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo keretse kwemera, ukizera, ukavuka, ugahinduka undi muntu mushya. Amen. Amen. Ukemera, ukizera, ugahinduka undi muntu mushya. Kuko umuntu wa mbere yarangiritse muri Edeni. Bibiliya itubwira ngo Imana ire mu muntu yamuremanye gukiranuka, ariko kutari kuko Imana imuremana gukiranuka k'umuntu, kandi imuhereza umugisha, kandi imuhereza gutwara no gutegeka, imugira umwami mbese mu yandi magambo, kandi ikazimusura, imugira inshuti yo ku mutima. Umuntu rero bukeye aracumura, Satani aramucumuza, haba igitangaza, haba impanuka ikomeye, umuntu ava muri bwa bwiza bw'Imana yari arimo, umuntu ahinduka imbata y'icyaha, aba imbata ya Satani. Ariko hari ikindi kijya kitunezeza cyari cyihishe inyuma y'ibyo, ni umugambi w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Umugambi w'Imana wari hejuru y'umuntu. Hari umuririmbyi wabivuze neza, yaravuze ngo umugambi w'Imana ngo ntiwaburizwamo, ngo niyo abanzi bose bohaguruka ibibazo bikiyongera, icyo Imana yagambiriye Imana izagisohoza. Umugambi w'Imana rero Pawulo nicyo gituma yavuze ngo Imana yadutoranirije muri Kristo kera imfatiro z'isi zitarabaho. Icyo gihe tugendera mu mugambi w'Imana.
imana yaje kusohoza ubwo yatangaga umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya ikindi tubwiye, Bwana Yesu asifiwe, iratubwiye ngo si ubushake bw'umugabo. Tugira abagabo benshi bagiraga itegeko mu ngo zabo, icyo yavuze ntakurwe ku ihame, umurongo yatanze akaba ari w'umuryango wo kugenderaho, ariko ntiwaba umunyetegeko ngo uhindure umuryango wawe ubagira abakristo. Wowe bahindura abanyedini bakakumva ariko ntibaba abakristo. Wowe bahereza imirimo, biri no mu gushoboka. Biri mu gushoboka, reka tubivuge. Abantu bari mu kubikora, umuntu wari mu kumara kuba pasiteri kubera kuko ari itegeko nyine rya rwa rusengero rwiwe, agafata madamu akamwungiriza. Ivyo nyine umuntu yobikora. Agafata umuhungu wiwe mukuru akaba kontaburi, agafata umukwe wiwe akamugira uwundi ushinzwe iyindi development. Mbese ibyo twumve ko abantu bo bikora byo turabyemezanya, ariko ushobora kubahereza iyo mirimo ariko ntubahindure kuba abakristo. Bibiliya yavuze ngo si ubushake bw'umugabo. Tuzaza tugaruka kuri ririya jambo keretse. Amen. Keretse kwemera ukizera ukavuka ubwa kabiri. Icyo duhaye tugira ngo tuganire cyane ni ukugira ngo mu gihe turimo abantu bahinduka abakristo. Rero kuba uwundi muntu, abantu bagira umuco wabo, abantu bagira uko bavuka, abantu bagira uko barezwe, abantu bagira ibyo bakora, abantu bagira uko bateye, abantu bagira ingeso, ariko iri jambo Yesu yavuze ngo baza bahabwa ubushobozi ribakura muri ivyo rikabageza muri uriya murongo Pawulo yandikiye abikorinto. Kuko abikorinto muzi ko bari abantu bakoresha kamere cyane. Pawulo ngaze kubandikira arababwira ngo uhereye none ntituzaja turebera umuntu mu masekuruza ngo tuvuge ngo iwabo baza bamera batya, baza bakora gutya, bateye batya, ukwabo nuko nguko kwaremewe. Oya, yaravuze ngo iyo umuntu yagaze muri Kristo Yesu azaba undi muntu mushya, abicyaremwe gishya, bya bintu byake. Ngiki kibazo dufite mu itorero, urimo kwibaza niba abantu barabaye abakristo, niba abantu barabaye abakristo, barabaye ibyaremwe bishya. Biriya bishaje byo kurwana mu matorero biri mu kuvahe. Biriya umwe arambura ukuboko hejuru ngo ariko arasengera isadaka, undi ahaye ayikuramo, biri mu kuva hehe. Ziriya nduru n'intambara, kuriya kudacana uwaka, biriya biravahe. Biragaragara, Pawulo yaravuze ngo biragaragara ko abantu ari abakamere. Inama yacu y'uyu munsi, abakristo duhaye tujana mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abakristo turi ko tujana mu ijuru, tiryahindutse, tiryavuye ku murongo, tiryagabanyije umurego, niryarindi n'irembo rifunganye, niryo abakristo baza banyuramo. Iriya nzira ngara abantu uri mu kubona bahaye niyo kuja mu irimbukiro, tukubwira ukuri ku ijambo ry'Imana. Bibiliya ikatubwira ngo iyo umuntu yabaye icyaremwe gishya, ese amera gute? Umuntu wabaye icyaremwe gishya wavutse ubwa kabiri. Haleluya. Haleluya. Uko ateye nguko, reka tukuganire. Nasomye igitabo cy'umugabo witwa Samuel Shading. Yaravuze ngo umuntu ngo azahinduka mu ntekerezo. Mu ntekerezo. Imitekerereze yawe igahinduka. Ugahinduka uwundi muntu. Uko bajya gutekereza bigahinduka. Ugahinduka mu mivugire, ugahinduka mu mikorere, ugahinduka mu migendere. Reka tugaruke mu buzima bw'umwuka. Ugahinduka mu misengere, ugahinduka mu miririmbire, ugahinduka mu kuvuga ijambo ry'Imana. Ibintu bigahinduka bishya, kuko niko Pawulo yavuze ngo ibintu bikaba bishya, ntibibe akamenyero, ntibibe birya bisanzwe, timubikore kurya musanzwe mubikora. Abantu bari mu kugera ahantu ukazumenya ngo bavuye aha bageza aha, ibintu byinshi byafashwe ko ari akamenyero. Oya,
biriya bintu ntibiza bimenyerwa, biriya bintu ni ibanga ry'Imana rikomeye. Ikiganiro cyacu ko kiratubwira ngo uyu munsi abakristo bariko baja mu ijuru, nta jambo ryagabanutse. Hari n'ibindi abantu barimo kuvuga ngo imyizerere ngo y'ahantu ngo itandukanye n'iy'ahandi, ntaho itandukaniye. Bibiliya iravuga ngo aho ijambo guhinduka rimwe, ijuru n'isi ngo byoshira, ariko ijambo ry'Imana rigakomeza rikaba ryo, niryiha agaciro kuruta ijuru, kuruta isi, niryiha agaciro kuruta abakomeye, kuruta abanyacubahiro. Dusomye mu bami ba mbere ibice 10:9, umunsi wa Samweli na Sawuli, Bibiliya igitubwira ko amaze kumwimikisha amavuta ngo abe umwami wa Isiraheli, ngo yamubwiye ibimenyetso ahura nabyo, ngo namara guhura n'ibyo bimenyetso ngo arahita ahinduka umuntu mushya. Bibiliya igitubwira ngo Samweli aragenda ngo agiteruka, Sawuli ngo agiteruka kuri Samweli, ahura n'aba bagabo babiri hariya ku gituro cya Rasheli, ngo bamubwira amakuru. Ahavuye ahura n'aba bagabo batatu. Bibiliya igitubwira ngo ahavuye ngo ahura n'abana b'abahanuzi. Ahuye n'abana b'abahanuzi, haleluya, Amen. Bibiliya iratubwira ngo Sawuli ngo yuzura umwuka wera, nawe ngo atangira guhanura, ngo ahinduka umuntu mushya. Abantu ngo bamubonye baravuga ngo erega Sawuli nawe yabaye mu bahanuzi. Mbese mu yandi magambo bari bamufashe ko none hari ukuntu yari ameze, kandi ntiyari wenyine. Ariko ndagira ngo uyu munsi hari uko abantu bakuzi, hari uko abantu bakumenyereye, hari uko uza wifata ariko ugirirwa ubuntu. Niba wumvise ijambo ry'Imana ukizera ukavuka ubwa kabiri, Bibiliya iratubwiye ngo urahinduka undi muntu mushya, urakurwaho izina rya kera, urakurwaho imirimo ya kera, urakurwaho imikorere ya kera, urahinduka uba umuntu mushya. Dusomye mu Baefeso, reka badusomere ibice 4:24, twumva ukuntu Pawulo yavuze ukuntu abantu baza bahinduka abantu bashya. Abaefeso ibice 4:24. Abaefeso ibice 4:24. Efeso ibice 4 umurongo wa 24. Yego. Aravuga ngo mukambara umuntu mushya, mukambara umuntu mushya, Mukambara umuntu mushya, waremewe ibyo gukiranuka. amen, waremewe ibyo gukiranuka No kwera no kwera, bizanywe n'ukuri, eh, kuko Imana yabishatse. Amen. amen. Mukambara umuntu mushya. Umuntu wa mbere tuzi ko yangiritse, kandi kuva kuri A kugeza kuri Z. Ariko iyo twabaye abakristo tukavuka ubwa kabiri, twambara undi muntu mushya waremewe gukiranuka, kugira ngo ibyo dukora biheshe Imana icyubahiro, ariko bigohere n'abandi imigisha. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umuntu mushya, umuntu mushya, ibya kera bigashira, tukambara umuntu mushya waremewe gukora ibyo gukiranuka, watsimbuye uwakoraga ibyo gukiranirwa. Ngiyo ishusho y'umukristo nyakuri. Tujya tunabiririmba, umuririmbyi yaravuze ngo nje ndi umukristo, ngo mu bintu byose ngo nkageza ku gupfa. Arongera aravuga ngo ndi umukristo uko ndi kose. Haleluya. Haleluya. Uko ndi kose. Kindi cisha abakristo dufite banone n'amahimba. Umuntu akigira uwo atari we, umuntu akerekana ibyaza akora atari byo, umuntu akazana ishusho itamubamo bitererewe, ariko se n'ubundi bagira makeya. Umuntu utarahindutse ngo avuke ubwa kabiri, ni gute yoreka kugira amahimba? Ndetse abakecuru bazaga bavuga ngo ni amacubwa, abandi bakavuga ngo ni amandi, abandi sinzi utuvugo baza babita bene abo, ariko bitererewe n'iki? Nuko batahindutse ngo bavuke ubwa kabiri.
kuvuka ubwa kabiri. Haleluya. Haleluya. Imana iduhereza umwuka w'ubwenge. Nanone tubisanga mu gitabo cy'Abakolosayi ibice 3:9. Nicyo gituma usomye hariya Yobu yavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ibindi abantu bakora iyo batubaha Imana batabutse ubwa kabiri, uzubanza kwibaza niba ubwenge buri kugihe. Kuko hari ibintu wenda ntitakubona umwanya turabiganira nyuma, abantu bari mu gukora ubone bitangaje kandi bimwe bari mu matorero. Reka badusomere wumve nawe umuntu mushicyaza akora. Nari mvuze ko ari Abakolosayi ibice 3:9. Abakolosayi ibice 3:9. Yego. Navuga ngo ntimukabeshanye ubwo mwiyambuye umuntu wa kera, Titukabeshane ubwo twiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, n'imirimo yiwe, mukambara umushya, tukambara umuntu mushya. uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Amen. Uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Yego, ase n'ishusho y'Imana. Aho ne Nushaka kurekeraho. yego. Ase n'ishusho y'Imana, agira ubwenge, ase n'ishusho y'Imana. Aza yitwara nk'umwana w'Imana. Agira ubwenge. Buriya nta kindi kigaragaza ko umuntu afite ubwenge, nuko azamenya gutandukanya ibyo akora. Umuntu wese umenya gutandukanya ibyo akora akamenya iki ko ari icyaha n'iki ko ari icyaha, tavangavange, buriya uwo wese aba ari umunyabwenge. Mbese ubwenge bugaragarira mu gutunganya. Bibiliya yavuze ngo amazi akagira ishusho y'uwamuremye. Amena. Jewe wambaza ukambaza neza, ukambaza kugira ngo twicare tuganire definition y'umugisha muke. Navuga ngo ni umuntu utagira Yesu mu buzima bwiwe. Si amafaranga, si amazu, si amamodoka, si intebe z'ibyubahiro. Ku muntu kubaho mu buzima bwiwe atagira Yesu, uwo muntu tujuru agomba kwiyumva ko ari umunyabuhanya. Tujya kugera ku musozo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu wasifiwe. Haleluya. Hari ikintu nshobora kubasigira nkagira ngo murasigara mukibaza, reka ngende kivuze. Ni ikivuga ngo ese iyo twabaye bashya ni ukuvuga ko tutaba tugikora ibyaha? Icyo ndabizi ko abantu bashobora kukibaza. Ese umuntu yo kwemera ari mu mubiri? Abantu bakunda no kubivuga ngo ese ngo ntakora icyaha. Kambabwira uko ibyaha biteye. Ibyaha abantu bakora biba mu buryo butatu. Hari ibyaha by'ibigwirirano, umuntu atatekereje, atasariye, ukisanga wakiguyemo, waza kwitera hejuru ugasanga umuntu uramututse, waje kwitera hejuru ugasanga ukoze ikindi kikugwiririye. Uko ni ukugwa mu cyaha. Ibyo Yohana yagiye bivuga, ntitugende dusoma, ntidufite uwo mwanya. Hari icyaha wagambiriye ukagitegura ukagikora, ubwo uba wakoze icyaha, ntuba waguye mu cyaha. Hari icyaha cyakubatishije ukaba imbata yacyo, ukaba umunyabyaha. Uwo ni we witwa umunyabyaha. Amazina aratandukanye, hari uwaguye mu byaha, hari uwakoze ibyaha, hari n'umunyabyaha. Mana yakabikora none n'ejo bundi. Ariko reka mbarangira umutumwe gusa ngira turangize. Ugenda uvuka ubwa kabiri, numara kuvuka ubwa kabiri harimo imbaraga. Haleluya. Haleluya. Pawulo yavuze zidushoboza kunesha ibyaha, turazizeye mu izina rya Yesu. Imana igufasha uyu munsi, iguhereza ubwo bushobozi bwo kunesha ibyaha. Ariko umugabo witwa Martin yavuze ijambo naryo rizarifasha cyane. Yaravuze ngo Imana ntiyadukijije ibyaha gusa, ngo Imana yaduhaye imbaraga zo kunesha ibyaha. Kuko Adamu wa mbere yaratsinzwe, araneshwa. Ariko Yesu ashimwe, Adamu wa kabiri, komanda wacu, jemadari wacu, yaranesheje. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, nicyo gituma Pawulo yavuze ngo tateka ngo bazacirwaho. Tudatuja ku rugamba tuzi ko tunesha. Intambara duhoramwo tugenda n'insinzi, kuko dukurikiye umugabo wanesheje kandi utagira igihe azaneshwa. Ubwo rero nicyo gituma
abantu bo kwibaza ngo ese ngo umukristo ngo yoba adakora ibyaha ye shobora kuba adakora ibyaha ariko ngo niyo akiguyemo Yohana wa mbere ibice 2 yaravuze ngo niyo akiguyemo ngo dufite umurengezi kuri data wa twese iyo akiguyemo Yohana wa mbere ibice 2 data aradusabira data aratubabarira data aratweza ufite uburenganzira bwo kuja imbere y'Imana ufite uburenganzira bwo kuja imbere y'abungeri ukavuga icyo wakoze haracyari ibyiringiro yuko Imana ikugirira imbabazi nubwo ushobora kuba waratinze muri ivyo bintu ariko ndagusaba ngo uyu munsi Imana ikugenderere utekereze kwihana no guhindukira no kuba umukristo no kuvuka ubwa kabiri ukaza wigana ishusho yakuremye turangiza rero haleluya haleluya Bibiliya iratwereka ngo ikintu kijya kitweza iyo twakoze ibyaha n'amaraso ya Yesu usomye Abaefeso gice cya mbere umurongo wa 7 harimo amagambo avuga ngo kuko twacungurwe amaraso y'igiciro cyinshi twaguzwe amaraso ya Yesu reka umusomyi wacu ahadusomereye tuzabanguke tube duhe tuja ku musozo Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 7 ndetse n'uw'8 wisomeye yombi cyarimwe haravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye yaduhesheje gucungurwa ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri yego nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya amen haleluya ubwo buntu bw'Imana Imana itwojesha amaraso y'umwana wayo Imana itwejesha ubuntu bwayo ubwo yadusaguriyeho Imana yadusaguriyeho ubuntu bwayo nibwo bufite uburenganzira bwo kutweza ubwa kabiri twezwa n'amaraso ya Yesu iyo wagiye ukagaruka ukaza ugaca bugufi haleluya muri iyi nzira harimo amaraso agenda tweza adutunganya harimo iriba ryoza ibyaha iyo wihanye ariko harimo ubuntu bw'Imana busanga yadusagirijeho kugira ngo atweze nanone dusomye mu gitabo cya Yohana w'ubutumwa ibice 17 umurongo wa 17 hari amagambo Yesu yasengeye itorero aravuga ngo mana haleluya aravuga ngo ubejeshe ukuri ijambo ry'Imana n'ukuri hari ikindi kiza cyeza abakristo reka tunavuge niri abakristo badasoma ijambo ry'Imana ntibagira umwanya wo gusenga ariko n'ubundi bari bakomeye uye ko tutazi uko bameze ijambo ry'Imana n'ukuri umukristo hari aho turirimba mu ndirimbo ikatubwira ngo ijambo ry'Imana ihoraho ngo ritubera ibyo kurya byiza ngo ni n'imbaraga zo gufasha umukristo mu rugendo maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho na nguvu ya kusaidia mukristo katika safari nukuvuga ko iyo dufite ijambo ry'Imana buri munsi riratweza iyo urisomye ukaritekerezaho atari ugusoma restation ugatekereza wasoma umurongo ukagaruka ukawishiraho uwo munsi ijambo ry'Imana rirakweza kandi rifite imbaraga rirakurinda haleluya ikindi kiza kidufasha kiza kitweza nuguhagarara mu kuri abakristo basigaye batinya kwigisha ngo nigisha ibyaha ngo abakristo baragenda rega n'ubundi ndabufite niba bataramenye icyaha ndabufite ufite abantu ufite abaturage ariko ndabakristo ufite ko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana niba utinya kubwira abakristo ikintu kibi ngo baragenda ndabufite uzuharura nugeza 300 200 uvuge ngo ariko aba bakristo ntabwiye ukuri ntabo mfite ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukuri niko kuza kubatura abakristo ibice 8 mu butumwa bwiza bwa Yohana murongo n'uwa 31 haravuga ngo reka dusomere umusomyi wacu twumve ukunda ukuri kuza kubatura abakristo abana b'Imana ibice 8 murongo n'uwa 31 haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati abayuda bamwemeye ati
nimuguma mu ijambo ryanjye yego nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye muzaba nyakuri abigishwa banjye nyakuri nanjye muzamenya kandi muzamenya ukuri ukuri kandi ukuri niko kuzababatura Hallelujah. amen ukuri kw'ijambo ry'Imana guhagarara mu kuri k'ubutumwa bwiza niko kuza kubatura umuntu kandi iyo ufite ijambo ry'Imana uba wibitseho intwaro zikomeye satani nawe aranagutinya ngira ngo abakristo benshi bashobora kubyumva iyi ntambara zatubayeho iyi bitero bya satani bije turwana nawe amanywa nijoro ariko iyo dufite ijambo ry'Imana haleluya niryo tuza tumwiyamisha n'umwami Yesu niryo yiyamishije umunsi satani amutera yari kwamubwira ngo byaranditswe iyo ufite ijambo ry'Imana satani aza gutera ukavuga ngo mu izina rya Yesu ukavugisha ijambo ry'Imana ugategekesha ijambo ry'Imana si rimwe si kabiri adutera n'ibitero bye ariko iyo dufite ijambo ry'Imana duhagazeho amen uko kuri niko kuzatubatura reka tugere ku musozo haleluya Bwana Yesu asifiwe amen ikindi Pawulo yavuze duhabwa imbaraga zo kunesha ibyaha tugatandukana nabyo amen Abagalatiya ibice 5 dusome kuri 24 Abagalatiya ibice 5 24 ibice 5 24 Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba ry'irari ryayo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka amen twe kwifata uko tutari twenderanya kandi tugirirana amahari Abakristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari ryayo barabizana babigeza ku musaraba birabambwa ubwo umukristo wavutse ubwa kabiri icyaza akora azana irya kamere ye arayizana ikabambwa kugira ngo habonekemwo imbaraga zo kunesha satani zikanesha abadayimoni zikanesha ibyaha zikanesha imyuka mibi ariyo mu kirere ariyo mu mwijima ariyo ahantu ho mu ijuru iriya myuka mibi yose Pawulo yavuze imbaraga zidufasha kunesha nuko tuzana kamere yacu n'irari ryayo tukabibambana hariya ku musaraba wa Yesu iyo bihageze igitabo cy'umugenzi kitubwira ngo uriya mugabo yagiye yaremerewe mu Kristo ngo aterera gatoya ngo kureba uwo musaraba umutwaro ngo wari uri mu mugongo umucikaho uramanuka uja mu mworera ahaguruka aririmba shima Imana kuko Imana imukuyeho uwo mutwaro muvandimwe twaganiriye Imana ikumbera umugisha kugira ngo mu gihe turimo ubu mu Kristo nyakuri wavutse ubwa kabiri abo ba Kristo nibo bazaja mu ijuru uwavutse rimwe azapfa kabiri uwavutse ubwa kabiri azapfa urupfu rw'umubiri ariko ntazapfa urw'iteka ryose kuko nta bana b'Imana bariteganyirije bariteguye bategereje umunsi n'umunsi Yesu azaza tukabana nawe nimureke dusenge dusabirane kugira ngo Imana idufashe muri iki gihe turimo abantu baba bakristo niba bikubwira bakakubwira ukuri niwumva nta bakubwira ukuri ugenda utore Bibiliya yawe irihagije izagufasha izakuyobora izakwereka umurongo izaguhesa imbaraga kuko gusoma ijambo ry'Imana buri munsi nibyo kurya gusenga buri munsi ni imbaraga Imana yacu yiteguye ko dukora ibyiza kandi nayo tukaba turayigoshe tukayizana itwe tugira uburenganzira bwo kuzana Imana ingo zitabamwe amasengesho ingo zitabamwe ijambo ry'Imana ubwo bimiriye Imana ntibamwo nawe uzure biha bikorwa ukabona nta Mana irimo ingo zigira amasengesho zikagira umwanya n'ijambo ry'Imana ubwo biyegereje Imana yaraje Imana ni ikizishingiraho n'ibiriya twavuze niyo wakijijwe ukizera haleluya ukihana ukava mu byaha cya gatatu Bibiliya yatubwiye ngo ugahindukira kabikiremwa gisha kwa bundi muntu abari bakuzi bakaza bavuga ngo naka yarakijijwe
akagira ubuhamya bwiza. Yego ngo abantu bararinze ngo bazobahamya umunsi wo kurangiza. Hariya ntawe bazovuga nabi kubwire mbere y'igihe, niba ariho wari utegereje ngo abantu bose barimo kuvuga ngo bagiye mu ijuru. Oyaye, abakizwa Bibiliya iratubwira ngo ni bake, ni abagiye mu bushake bw'Imana, ni abaza bubaha Imana, ni abavutse ubwa kabiri mu ncamake. Imana ibaduhera umugisha, kandi abantu basubire bikubita agashyi bahindukire, barebe turebe ko twogarura Imana. Murakoze, Imana ibaduhera umugisha. Reka dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Israeli, Mana yuzuye ubuntu n'imbabazi, Mana idukunda urukundo rutagira akagero, Mana izi twihanganira buri munsi, Mana ifite umugambi wo kutugirira neza. Turagusabye ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti fashe itorero muri iyi minsi, ibirikorerwamo ubibabarire pe, ubibabarire rwose, uhindure icyerekezo cy'abantu, abantu bagutekereze nk'Imana, abantu bakubahe nk'Imana, abantu bakugandukire nk'Imana. Tubere Imana, tukubere abagaragu. Turagushimiye ko hakiri ibyiringiro ko ufasha abantu bawe bakihana, bagahindukira, bagakizwa, abantu bakubaha Imana kuko byari bisanzwe, ibintu by'uburyarya no kwigira bigashyira mu bantu, kandi bakamenya ko igihe turimo ari gitoya, n'iminsi turimo ari mikeya, n'iherezo riri hafi. Ndagushimiye kuko uganiriye n'abantu, abashobora kutwumva uhereye kuri twe n'abandi bose, turabisabye mu izina rya Yesu, amen.